Ndi umusitari. Ndi umusitari. Ndi umusitari kabisa. Ubwo rufunguzo rumwe n'rw'icyumba kimwe. Rundi rw'ikindi. Nakoze ikizamini cya green card ndagitsinda. Nsinze rero green card ndoka been chosen to go in USA. Ngo naje gutoranywamo nyine gutoranywa mu bazajya muri Amerika. Umunsi narenkwe bad wise. Narenkwe bad wise. Ni ryari wabonye akazi k'amafaranga menshi wakoraga iki? Nangiye gukora ibintu bya caregiver. Gutekinga bega people bafite bavukana ibibazo nozaga abantu abakecuru amasa 47 sheki kaza ari wanene wahembwaga buri byumwe bega ari were ari were sheki kaza iri were ubwo iri were bimeze ite nari time ari were making money every day it was very were urumva nawe umuntu abuza amafaranga kwishyura inzu yakodeshaga basi ubwo bahise bangira gute bansohora mu nzu mba ntangiye kujya ndara ku muhanda nese urankukumba nambaye nk'umusitari urabona se nshaje man ntago nshaje urebye urabona ko ndemane ni black and white wararwaje ti musi na aperi ubuzima burakunze utangiye kuri amafaranga meza uguze imodoka ugize gute ibyo byose rero byaje kugenda gute kugira ngo ubibure wisanga ku muhanda uko nabwiye abantu ko amaze ku muhanda imyaka igera kuri 2 uri homeless byagucitse gute byaguciye mu myanya y'intoki gute? Yes, alright, katubasuhuze kandi zonje tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye tubategura hano kuri GJC Media TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza, abantu muri hirya no mu bice bitandukanye by'isi muraho neza, murakomeye. Mana ikomeze barindire mu ntambwe zose mutera aho muri mu mirimo itandukanye, n'abari mu Rwanda cyane cyane hano mu rugo badukurikira ku biganiro byacu hano. Mwese tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira n'uyu mugabo muri kubona wambariye mu bikoresho by'abazungu. Mugabo uraho neza? Ndakomeye. Igira mikuru tubwire. Ndakomeye cyane. Umeze neza? Ndaho rwose ndashima Imana. Nta kibazo. Uzi ko wambaye urimo kurebera mu mafaranga. Undi murane. Undi mu masane. Uri mu masane. Yewe we. Mbega Katrezi. Mu Cyongereza? Four eyes. Okay, niwe tugiye kuganira rero no mugabo muri kubona akaba ari umugabo wagaragaye ku itangazamakuru bitandukanye. Uyu munsi rero twifuje kumuzana hano kuri GJC Media kugira ngo tuganirize ku rugendo rw'ubuzima. Iki ubuzima. Ari abantu rero burya iyo bakiri bato cyane iyo batarabona ubuzima rige iyo uganira n'umubyeyi bwa ati sha uzabona uzabona. Tindo rero niyo mazina ye bakunze kuri iryo zina bakunze kumwita, ariko amazina ye yose araza kuyagaruka mu kanya. Ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda arakurira gusaza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma aza kugerayo amara y'igihe aratunga agira amamodoka agira ate, nyuma aza kugira ibibazo bitandukanye by'ubuzima ajya ku muhanda abahomurese mujya mubumva. Uyu munsi mwaza kumva experience y'ubuzima bwiwe, biza kurangira bamudiportinze agaruka mu gihugu cy'u Rwanda, agera ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda afite amadolari $4 $4. Mujya mubona ngo aba diaspora tujya kubakira kuri airport tugira gutewe ntago ariko byagenze nk'abandi tujya gufata kuri airport bafite amadolari ibihumbi bingahe ibihumbi n'ibihumbi baje kumererwa neza no kuryoherwa. We rero agarutse mu Rwanda afite amadolari ane. Kubera iki? Ubuzima. Ubwo buzima rero nibwo tugiye kuganiraho. Tindo, tangira wibwira abakunzi ba GJC Media. Ndabashuje cyane. Amazina yanjye nitwa Mujyambere Eric Tindo. Tindo ryaje gute? Ni izina banyise navutse banyita Tindo. Aka twatuzina twuduhimba. Ariko gusa nanone papa wanjye yakunda gukina umupira. Hari n'abakinnyi yitwaga ba Tindo Muvara.
ubwo rero baza no kunyitara Tindo nyine ko nanjye nakuze nyine ndi umuntu ukunda gukora siporo. Ubwo kubera ko papa yakundaga football yesa kwitirira izina ry'uwo musitari wakeretwaga mu Vara Tindo. Nawe naranyarukaga byatari. Nawe warirukaga umaze gukura? Narirukaga byatari. Tindo yavukiye? Navukiye mu Rwanda. Mvukira mu ntara y'Amajyepfo. Karere ka Huye, Murenge wa Mbazi. Kagari Mutunda, Mudugudu Ruryango. Okay. Tindo avuka mu muryango w'abantu bangahe? Umunsi uri kubaza ibibazo biri straight kubera ko nzi ko tugomba kuganira byinshi ndagira ngo twihute tutaza gutinda. Mvuka mu muryango w'abantu 12. 12? Ukaba wa kangahe? Wa gatanu. Bose baracyariho? Agenda wa karindwi. Uri Nyandwi? Bose baracyariho? Hari abahari n'abashaje hari n'abatahari. Bitabye Imana. Imana ibabe hafi kugishira. Ariko ubwo mba mvuze umuryango kuvuga ngo grande mother grande father ariko ubwo nyempereye ariko kuri papa na mama ibona avugaga nje. Kuri papa na mama ni jeje nyine umwe w'umuhungu mama n'abandi b'abakobwa. Bangahe? 2. Ni 3 2 bariho undi yarapfuye. Okay. Nuko bimeze kuvukira Butare. Amashuri yawe yiga ayisumbuye uyiga? Amashuri yanjye abanza mayisumbuye tubyihutije. Abanza yanjye nayize primary school ya Nkubi mu murenge wa Mukura n'ubundi mu karere ka Huye. Ahahoze imbere betaga Ingoma. Ayisumbuye École de Sciences Byimana. Wow. Na École de Sciences de Mukingi. École secondaire de Mukingi. École secondaire de Mukingi. École de Sciences Byimana ishuri ryiza. Okay. Kaminuza ukomerezahe? Kaminuza nakomereje muri National University of Rwanda. Université Nationale du Rwanda. Yes. Bisigaye yitwa UR National University ariko campus ya Huye. Yes. Bone University of Rwanda. Wigaga ibiki? Nigaga DRU. Amategeko, yes. Okay, Tindo agira gutya afata urugendo nyuma y'izo nzira muri kumva yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes. Abamwe bagenda bagiye kwiga barabonye buruse, abandi bagenda kuri za green card, abandi bagira abafasha hariya bakajyana nabo. Ndetse bamwe bajya banatoroka bagiye kuvizita. Wowe wagiye mu ruhe rwego ujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? For me I was just a win green card. Nakoze ikizamini cya green card ndagitsinda. Nsinze ro green card ndoka been chosen to go in the USA. Unaje gutoranywamo nyine gutoranywa mu bazajya muri Amerika. Yes. Yiza cyane ngira ngo ni n'abantu benshi ba prize ubu ngubu. Bamwe birakunda abandi bikanga. Ako nyine nakundi no kwihangana. Chess is a chess nyine. Uwamahirwe aguyeho bigenda neza. Abantu ba prize tubifurije amahirwe n'imigisha. Nahoze mbona ejo bundi aribwo bafunze. Ubwo rero bategereje byaye byose mu kwa kane mu wa gatanu bazabamo bamenya niba barahawe amahirwe. Ni ibintu rero bikorwa hafi usibye nyine aho bajya ariko ubundi ni Burayi mbona babaye praying green card no muri Afrika hafi ya hose amahirwe abahari. So Tindo rero irekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbangezeho ngo wa urukira kuri airport Texas San Antonio. We start Houston. Wahere ubwambere ubwo wango fly amapine y'indege akanagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Houston Texas. Over Texas? Phoenix Arizona. Utujya Phoenix Arizona. Yes. I know why say ujya gutura. Njya no gutura. Umunsi narengwe Budweiser. Narengwe Budweiser. Budweiser ni inzoga ze. Yariya. Ukigerayo. Nkiyo bari gukoresha Kataro. Katari nizo bari kunywa se? Bari kunywa Katari energy bakinywera na Budweiser gusa. Ariko Budweiser ngira ngo it's a beer, yeah. Ariko yemerera abantu muri VIP gusa.
abantu abasanzwe ntago bemerewe ntabwo ni double VIP ni muri VVIP VVIP reka se ese timbwira iyo ubonye bagucuzinze uhawe green card wenda tuvuge nka bakiguha bwa mbere wabyakiriye gute wumvise umeze ute nari ndi mu ishuri no umuntu wakoraga wari ushinzwe ama envelope aza avuga ko bashaka bampa icya envelope nyine mbonye ko nabacuze nahise njya muri foko uteri foko okubita primus mubimba urayibabaza koko ngwiki byataye abandi bajamba bamwe natwe turi kumwe nyine ndaserebura nabaye Messi ngira ngo abantu bumvise vuga amabahasha bagira ngo uburyo kigini card zatangwaga kera harya hari mu mwaka wagiyeyo 2009 ubu ngubu usigaye tujya online ukareba muri system wasanga baratoranyijwe ukahita ubibona kera aho bakwezaga amakuriye yes ba post niko byagenda mbere hazaga ari kuriye yes ku ma post yes okay ugeze rero Arizona ubaye ukubise bad wise kigira o kwihema uvuga ati unageze ku butaka bw'isezerano wakiriwe gutugeze hariya bahise baguha iki ko nyambyumva abantu bavuga ugezeyo baguhinzo bagushakira akazi okay batubwira ku ruhande rwawe byagenze gute nkigera hariya baguha ibyangombwa hari icyangombwa baguha cyerekeranye no kuba uri permanent resident card iyo permanent resident bari yayiguhagara n'imyaka 10 uri mu gihugu ariko bitavuga ko iyo imaze imyaka 5 bawemereye kuba wakora application for citizen cyangwa ugakora declaration kuba wa mwene gihugu mu buryo mbega ukaba citizen nyine mu bwo buryo hakaba aba ikarita bita social security iyo social security rero social security card ni igufasha kubona akazi bahita bagona social security number social security number ukigerayo ugashyirwa muri system y'abantu baba bari legal person ni USA bayiguho umaze igihe kingana iki ukigera ku kibuga cy'indege ahantu hitira ukugenda ukinjira muri Amerika aho indege ibageza mbere niho mwerekanira ibyangombwa no hita baguhera nibyo ko ngo muri computer harimo dossier yawe uhagera niba ari ubwa mbere baguha ibyangombwa nyine byahugiye ukaba ufite iyo social security number wesha akazi noneho iyo uhera kuri iyo permanent resident card noneho iranga muntu ujya aho bita MFITE nkuko wavuga ku karere bayita MFITE kuri MFITE bashinzwe gutangirwa ibyangombwa bitandukanye kagenda bakaguhiranga muntu ID nyine national ID nyine USA ID bakabaguha niyo karita ubifite no bakagushyira muri system niba ugomba gufashwa cyangwa se kuri green card niba hari umuntu ugomba kukwakira abaye presidential yawe mu gihe utarabona akazi kandi kera bajyaga banabaza niba nta ari umuntu ugomba kukwakira yes no kuvuga ngo kandi nawe niko byageze ariko ntabwo bakibikora ubu ngubu baragenda bakagufasha umuntu aragenda agafashwa wewe bafite ahantu bashyikiye nari mfite ahantu nagiye nkashyikira ku muntu none ahubwo nyuma y'iminsi runaka maze kumenyera hatangira nyine nkatangira gushaka bwanjye buzima nyine ushaka apartment yawe n'iki cyose apartment akazi everything mbwiza ukuri uri muri USA igihugu cy'isezerano kirya gihe imyaka yashize bwo byari nk'amahirwe atoroshye kugerayo wumva gumeze ute mu minsi ya mbere kureba imijyi ureba ngiye mu minsi ya mbere ikintu nakoze cyane nabanje kujya ku kibuga nkajya kwikinira umupira kunda ga football wa mugabo no mu Rwanda ngo ari umukinnyi ukomeye cyane wagiye wiga byatari dore no mpamvu namba ndi kuri freshir ako mba nambaye nka Thiago Silva Brazil ugashyiramo n'agashati k'aba Jamaican from abalasta Kalalasta Peter Tochi ba Bomale ukahita uzamura hano ku isogi isanga angani wanene ni wanene angani wanene
ku isogisi ririho cya kibabi cy'abajamaikani yewe badimo neza Tindo uracyari umunyamerika kabisa akazi ka mbere Tindo yakoze kari akahe nigera muri Amerika nakoze akazi ka mbere nakoze muri ningahita store cyangwa se muri mini alimentation muri stoke mbese store ubwo n'urero uri store no bango ushobora kuvuga store ni nyine ahantu bacururiza STORE ubwo bahitaga convenience carnesaria yari byanditse mu Cyesipanyol yitwaga yambere wakoreyemo yitwaga convenience carnesaria store. Ubwo wakoraga iki? Waturaga amakarito? Napangaga amakarito mbega n'igihe wamenyaga ibikenewe gushyira mu ma etageri no muri stoke nkamenya ibibura nkakora raporo nkayiha boss wongera mwitaga Pilipili twarakundana na muri akazina ka Pilipili yari mu Espanyol ari from Jamaica Edward Elvis Pilipili Pilipili byatari asazakireba ati asuko ko Jamaica wazaki aba Patrick koko Patrick umbwira umunsi rero ugitangira gukora muri iyo store ubwo wahembwaga neza nta kibazo nembwa nakoraga amasaha nk'8 ku munsi ku isaha hembwa ngahe tuje yanangije 7:30 shati nusubirayo yariyongere bazajya bagwa nka Kenze ubwo Biden yarongereye leta mba boss akazi ka kabiri rero uvuye ku store wakoze nakaye kanatumye cyangwa se akazi katumye uva ahantu washyikiye navuga ko ari nko mu muryango wakwakiriye ugatangira ubuzima bwawe. Nahise njya gukora nanone mu ruganda rwa plastique makoramo nk'amezi 2 nsevinga amafaranga nyuma yaho mpita njya gushaka apartment ndikodeshereza. Utangiye gukodesha yangahe? 450 ukwezi. Wow. Yari 1 bedroom wangu icyumba na sala. Kimwe ibintu byose se? Ariko ubu yo ufite irarenze ubu ngubu ufite ibyumba 2 na sala. Yibamo mu Rwanda. Ni 2 bedroom. Esubahe ubu. Ubu ngubu n'ubundi mbitawuni. Butare mu town. Itawuni Butare niho mbarizwa n'ubundi. Abita Imbazi. Imbazi sora ni mu town. Ni ku mujyi byatanye. Inzu y'inkiya ibyumba 2 na sala bayishyurwa nkangahe? Ubwo ni 900 y'amadolari. None se icyumba kimwe 450. Mbwira Imbazi. Inzu y'ibyumba 2 Imbazi. Imbazi. Mu Manyarwanda. Reka mu madolari. No mbwira mu Manyarwanda. Iyi ngiyi ubamo uyu munsi. Imfunguzo sinzi niba cameraman yabonye anazibika. Ni mustari. Ni mustari. Ni mustari kabisa. Ubwo rufunguzo rumwe n'ugw'icyumba kimwe. Rundi rw'ikindi. Ibyumba 2. N'umuryango no ku muryango. Umuryango se ruri. Buzi bare 3 rumwe no ko maraso kugira ngo zininzita nkoresha urwo rwamba na savings. Ubwo Imbazi rero. Inzu y'ibyumba 2 Imbazi yabarangaye. Utambeshye kandi umbwije ukuri. Ibyumba 2 na salo. Kwikodesha. Biterwa naho igiye nk'ahantu iri ko ari ku mujyi. Nshobora kwishyura nkangahe se buri yara. Unese naguza wishyura. Iyo mbamo cyangwa muri famille. Iyo mbamo ni ya famille tu. Ariko ubaye ari nk'uyikodesha. Ako nyine n'igihe nk'ahari igihe nyine yibamo. Ubaye ari nk'uyikodesha wayikodesha ngaho. Hariya biratandukanye hari izigura Kenze veni tarani ariko akenshi icyumba kimwe na sala bitewe n'ukuntu yubatse neza bari nka 15000. Ariko nk'iyo mbamo ubu ngubu agaciro nayo kari muri tarani. Muri Amerika wishyuraga $450. Ni nkumi nka 450 by'amanyarwanda. Mu Rwanda ni heza. Mu Rwanda ubuzima ntabwo bugoye cyane. Ntabwo bugoye vraiment. N'abanyari muri Amerika bigarukira. Oya. Bakorere hose.
bakorere hose. Okay. Aha, Tindo rero abanyakazi muri store wavuyemo, abonye akandi kazi mu ruganda bimuye amahirwe yo gutangira ubuzima nk'umusore, agira apartment yiwe yishyuraga amadolari mwavuze. Ni ryari wabonye akazi k'amafaranga menshi wakoraga iki? Nangiye gukora ibintu bya caregiver. Gutekinga bega people bafite bavukana ibibazo byo bita disabilities. Wabanje urabyiga? Nakoze training y'amezi ya 3 mois. Yonyine amezi 3? Amezi 3. Ubwo muri caregiving mwakoraga iki? Nuvuga ngo tuba twiga uburyo ki bwa mwozaga abantu. Abakecuru. Mbabaye nago mbisetse. Ariko nyine imashini round habari amaround imashini zekamesa. Ari ukuntu abantu bajya babiserezanya kuri social media. Urumva? Ngo yakoze abakecuru sha. Nyine ukumva ni ibintu bagize funny. Ariko ni ibintu bisanzwe. Sakazi se? Nakazi pe. Ubuze ukuntu noneho ndi kwifuza subiyeyo. Najya nkora double shift. None se byuze ubonye akazi muri caregiver abantu bozaga babagara abantu bashaje cyangwa actually byaterwaga na group y'umuntu agiyemo habaga hari abakuze n'abana ariko abana bari over 18 cyangwa se under 18 ariko bafite ibibazo ariko cyane batekinga ukurikije nyine hanyuma Tindo ubwo se ndibaza ubwo ariko nekereza ko kuri umusore cyangwa uri umugabo guhabwa abagabo ntago wenda ari bya bindi baba abantu badasobanukirwa ngo umuntu ngoza abakecuru ubwo wozaga abasaza cyangwa se doke n'abahungu b'abahungu cyangwa abajene doke bavanga igitsina gabo ku gitsina gabo. Okay. Iyo ubwo kumwoza sasa wamwozaga umubiri wose cyangwa ugira ibice runaka ugomba kwitaho? Exact. Ngo wamuntu kumwoza umubiri wose nyine kanamwambika ukamusasira byo bita making a bed. Hari byo bita ukanakukinga icari ifunguro ukabasha no kumufidinga kamugaburira. Yego ubundi ukamurika televiziyo. Ikindi buriya ni ma televiziyo ubundi akiryamira ukabura aho nyine utegereje ko hari undi muntu urize gushiftinga noneho nakukomereza gahunda zawe. Okay. Icyo gihe rero ako kazi navuga yuko ariko rutangiye uhembwa n'amafaranga menshi niba ntibeshye. Wahembwaga nkangaho ubwo? 8 ku isaha. Ku isaha. Wakora nk'amasangaye ku munsi? Ku munsi nakoraga byaterwaga na shift ariye nakoraga nka 24 umunsi wose cyangwa akora nka 12 11 10 cyangwa nkaba mfite nka relief ariko actually mu byumweru bibiri hari gihe nagiraga nka 27. Okay. Amasaha 47 sheki kaza ari wanene. Ari wanene. Wahembwaga buri byumweru. Bega ari were. Ari were. Sheki kazi iri were. Ubwo iri were bimeze ite? Ibikabakaba muri 2 na $10. Ubwo biri were. Biri were. Okay. Hanyuma se ti. Ubwo akazi navuga ko wakoze kagwaga amafaranga menshi nako. Aho kuniko kazi kama kuna byatumye imita mbasha kugura imodoka mu gihe kitarenze amezi 5. Sure. Ndetse ngura imodoka. Bayitaga Santana. Waguze Santana. Niyo bita Saturn. Ku mubombe wa 6. Wayiguza amadolari angana iki ubwo? Yatanze $5,500. Wow. Ni byiza cyane. Aha. Ubuzima rero ukomeza kugenda gutyo. Hanyuma ubwo nyine abantu turagenda twihuta kugira ngo n'abantu bashire n'amatsiko ukuntu waje kugaruka. Nabivuzeho muri introduction ngo barakudiportinga. Yes. Bakakugarura. Ugaruka urumva umuntu wakoreraga ibyo bihumbi. Ari yabambwiye 2 ari yakoraga nka 2 mu byumweru 2. Ubwo byumweru 2 sheki yazagiriho nibura $2,400. Wakoraga amasaha menshi. Je nagereza kuranga amasaha 87. Rugiye ufite na gahunda. Ushobora gukora utangira 6 am until wenda
11 PM ukoze apepuri uri gukora ubukoze amasaha hafi nka 15 yego shakoraga amasaha ukagenda ukaryama wenda ukongera gutangira saa 8 PM until morning urumva none uri deje ugeze no muri 10 wakoraga cyane ti ubwo se kankubaze ujya gubona umwanya wo kuruhuka ukaganira n'abantu ugasohoka ugaciringa ukaruhuka umutwe cyane abo ugomba kugiramo a day off okay aha hanyuma ubuzima burakunze utangiye kuri amafaranga meza uguze imodoka ugize gute ibyo byose rero byaje kugenda gute kugira ngo ubibure wisanga ku muhanda uko nabwiye abantu ko amaze ku muhanda imyaka igera kuri 2 uri umuhomeless byagucitse gute byaguciye mu myanya y'intoki gute bo reka mbanze mere hano one side it was my mistake kuko kubura kazi byatumye mbura imodoka kwanza niyo nabuze mbere ariko kubura imodoka nabyo nari nagize inyota bigenda bite rero noneho njyana ndaparika agacupa nibagirwa ko mfite moteri ngomba kwatsa polisi za kumfata rero murabizi neza ko no hano mu Rwanda ni ibintu bitemewe gutwara imodoka wanyweye overage alcohol ubwo rero aryo gucyo cyaba kita ngo iki muri USA bayita DUI ni driving under influence ubwo naje imodoka baje kuyintwara njya ku kazi nsanga naho bama raporo bamenye bampagarika ku kazi noneho nyuma yaho nabwo nafite ko nakoraga muri company ebyiri nakoraga CPS na IRS urumva ko yari meze neza vraiment vuga mu company imwe nkajya no mu yindi company mbega time yari were making money every day it was very were so very amazing it was very amazing kabisa noneho nuko hanyuma utakaje akazi ka mbere utakaje imodokari barayitwaye kuri polisi ngira ngo yabagufashe nkuko nguko wasomye icupa bigira gutyo imodoka barayitwara rimwe na rimwe ukakwambura na perime niko byagenze perime yanjye barayibyindekeye ahubwo bari banciye amande rero nza kubura amafaranga yo kuyishyura okay ku kandi kazi rero niko wasigayeho ibyo byagenze gute kugira ngo uze ugatakaza nako nagiye ku kazi noneho bavuga ko umuntu nogeje kuko namwogeje akamwogeza amazi ashyushye agashya ariko gicyo ntabwo ari rero wabikoze ahubwo nyine nabari bansimwe ko nakoze umunsi abari bakoze ijoro rero nibo ushobora kuba baramwogeje amazi ashyushye bakamutwika ntabwo ari wabikoze se it wasn't me none se ntabwo bareba kuri kamera ngo barebe uko byagenze almost nyine urumva n'ubundi bo bimagine ko ari giye ariko ntabwo ari giye ntabwo ari giye bakwimagine ko ari wowe kandi muri Amerika nziri ko ibintu byose biba biri ku murongo ndetse ko jewe ahantu bakandama iyo urabize ibuto ukandira ahashyushye hati wora cyangwa se na cold wora biba bigaragara hiti wora rero nakanze namwogeze mu buryo busanzwe ko nari sanzwe nozo nyine ntekinga eshawa umuntu ubwo byaba yashije igihe kingana icyo utakaje akazi ka mbere beka niho byakurikiranye byabereye nko mu kwezi kumwe ibaze none bavanga ibyago bizira abagabo pe byatanye nzira nibwira umugenzi ubu nakubura kabuza ku kazi ese twibutse wabaga ku zihe street ubundi jewe bakubwira ukuntu bajya bavuga ngo address yawe ni yari yihe ubundi ahantu wabaga muri Arizona jewe muri Arizona nabaga kuri Phoenix nyine bita Indian School street urayibuka street ni Foritory Avenue nyine ubwo ni umuhanda ako hariyaho no kuvuga ngo
hariho bita street nka bita kasideri ako akenshi njye nabaga mu maveni kuko bavuga street iyo wavuga ni nko kuvuga hari umuhanda wa main road bitaga downtown yero warengaga muri downtown ukajya hirya bita Washington Street Fete Street Washington ubwo wabwo utangiye impande ibwo niyo street mu mihanda ariko ubundi kenshi nabaga nyine muri Phoenix ariko mba mu mihanda bita Maveni kumva bavuze ngo Karanitro Avenue Indian School gutyo umuhanda. Okay, ugasengera hehe? Asengera muri Keneo Church Apostolic. Wow. Urumu? Apostolic Keneo Church. Ubwo iryo dini ni irihe? Ni dini nyine n'Abadventiste? Ntabwo ari Abadventiste. Ni Apostolic Church nyine. Ni abihaye Imana. Gusa de Paris ni evangelisation nyine y'Apostolic. Ni nk'abapuro. Okay, nabarokore tubifate gutyo. Hanyuma rero utakaje akazi tuzi twose turagiye. Utangiye none kubaho ushakisha akazi bundi bushyashya. Bundi bushyashya. Byagutwaye igihe kingana iki? Bo nyuma yaho nago naje kubona akazi. Kuko inzu nabagamo naje kubura amafaranga yo kwishyura inzu. Ubwo urumva nawe umuntu yabuze amafaranga kwishyura inzu yakodeshaga basi ubwo bahise bangira gute bansohora mu nzu mba ntangiye kujya ndara ku muhanda. None se hacemo igihe kingana iki kugira ngo gusore mu nzu tarabona ubwishyu? Hacemo nk'amezi nk'atatu ntarabona ubwishyu nyine batorera cyangwa wajyaga kwishyura nese ntago wizigamaga? Jewe reka da bora ko amafaranga menshi naraguze imodoka bo hariho natangaga ku nzu no ku modoka nkizigama nyine yandi make nyine ninjiraga nk'ahantu gutyo ukuntu nyine nkahita minjira kuri system nayo kuryoshye. Okay. Ku munsi wa mbere usohoka mu nzu niki wasohokanye? Hano bavuga ati baragusohoye. Ni baga n'amadokima yari ifite gusa. Ese nakosho byo mu nzu wagiraga? Byose nabisize muri amatera. Byari byawe? Ni nkaho bari ibyanjye. Ako je nakoraga akazi akenshi naryaga ibintu bishyushye byo muri microwave. Bino bita fast food. Ko sinara kumenya guteka ibintu guhaha cyane. Usanga naje nk'inkoko, muri nkitekere muregi. Ninywera iyo mureti bone nkinywera nkakunda cereal na miliki biri weri meze neza fresh ari akunda kurya umusatsi ari umukara ari 040 favor hano hose fresh ari neza none wabaye umweru warahi ubuzima we ubuzima nubwo tuba tuganira duseka ariko nyine se twagira dute no kwiyakira ugeze ku muhanda rero ubaye homeless ubuzima bwo kuba homeless watubwira ko bwakugendekeye gute muri rusange wowe mazemo igihe kingana iki? Imyaka 2 yose. Twagiye rero kuri street nari ndenze uri mu homeless njyana akabage mu mugongo karimo imyenda mfite n'agapane naranditse nafite ikarito naranditseho ngo everybody can help me nkagara kuri feruje ikwaca nkaba ndayifite ukazamu bakaya bakaguha ufaranga nkajya muri restaurant nkifata neza nkanywa n'ibyeri agacupa kakanywa Heineken cyangwa Budweiser Corona byari ibintu byiza kuri je ntago ubwo buzima uyu munsi ari cyo bwanyigishije uyu munsi wa none today nawo ngo nubwo nabaye mu homeless muri Amerika ariko mfite experience cyangwa ikintu nabwira umuntu nkamugira inama yo ko yakwitwara mu buzima bwe kuko you never know ntago wamenya ngo bizagenda gute ntago njye nari nzi ko bishobora kumbaho. Wagiye ufite gahunda yo gukora ugateza imbere umuryango niga ngateza umuryango family nka mbega nka family nkagira icyo namarira family ariko
byose tujye dushima Imana ko inzira ntibwira umugenzi. Hanyuma Tindo hari abantu wibuka se mwahuriye kuri street w'abahomeless bagenzi bawe? Cyane abahomeless cyane different color, you know, in the USA is a different color. Araho mwabashije kumenyana n'ubu wavuguze mbo amazina Nancy, Jennifer. Abo se sinumva ari abagore. No na Jennifer. Nabo babagayo street. Kuri kuvuga abakobwa gusa ngo street ntago. Harimo nabari kibiriki. Nariki nawe namavugaho. Ahita Jonathan. Abose na abantu twagiye tubana. Bo bariho ndabasuhuza cyane. Muri rusange n'abandi bose na diaspora. To everyone who just watch us right now. Ntago byoroshye kurya kwiherera uba ku muhanda. Mon cher ami. Byari ibintu bigoye gusa kuko koga byasabaga kwiranja nyine mu gihe ubonye ahantu hari nka robine cyangwa se ugiye nko ku kibuga gasanga bafunguye amazi yoza ibibuga mbo kajya kuri shower yego kurya nabwo ubwo no gusya muri restaurant nyine umuntu agasaba cyangwa se ku masengero ahantu ma churches different churches nawe ati wenda ati buriya hari ukuntu bafasha umuntu akagenda ku rusengero abari mafudu nyine mu mabox mu bikarito bakadufasha gutyo tukabaho muri ubwo buzima. Pongi iyo byari bisanzwe twaramenyereye nyine umuntu ahita aryama hageze iyo bwiraga aho yabaga ari no hiryamira. Niki watwarya imyenda yawe wagendanaga yabaga iri mu kabagi. Waryamaga kuki se? Ubwo nyine nabaga nafite reka da nje naryamaga ku kiringiti nabaga narashyize mu ibage. Cyari ikintu kimeze nk'icyenda ariko kinepa gifite nka santimetero nka 40 ingahe. No nkabasha nko muri 40 mbega. Nkaryama. Mu bukonje? Mu bukonje niho wasangaga umuntu agira ibibazo. Iyo umuntu abaga indwara nyinshi ugasanga amasinezite nk'umuntu urwara sinezite ikibazo. Umuntu ufite ikibazo cyo guhumeka, ikibazo umutima. Bana n'imyijima n'amara bikaba ibindi bitanje. Inyama zo mu nda zose. Mu bukonje ho biba bigoye kuko kwifubika. Usanga umuntu yambara nk'amakoti nkangahe yipampye ahantu hose. Mbega wasaga nyine nifunze bukwasi mbega. Nifunze bukwasi kabisa. Tindo ko bitari byoroshye. Nako byari byoroshye. Ako no gusenga cyane nyine Imana kagende bugacya bukira. Gusa ntago umuntu akwifuriza umuntu kuba mu homeless. It's not a good to be a homeless because struggle life. Cyakubayeho uri mu homeless utashobora kuzibagirwa. Cyakubayeho kibi kabisa uri muri bwo buzima bw'ubu homeless. Imyaka 2 yose yarashize. Kintu cyambayeho. Nuko nashatse aho nkoresha toilette mara nk'amasaha 3 ngenda muri kaburimbo. Ngira umujinya metane. Bana aho bita kuri bus stop n'abantu banareba ahubwo. Bega ku muhanda tu. Abantu bareba. Acyo bitwaye. Wishi? Bijye n'ubuzima bwanze nta kundi wabigenda. Witumye ku muhanda. Byataye. Ubwo rugenza amasaha ngafi nka 3 nabuze nanjye ngo restaurant nabuze ahantu mbega nshobora kugira. Nabuze ahantu kwiherera. Hano akora petit bezo. Umva atari ikibazo. Baba we. Ese mu busanzwe ubundi iyo bashaka kwiherera wajyaga he bundi? Akeshi byasabaga ko ushaka nyine nk'igikarito. Nko kajugunya muri poberi nyine wasted. Nuko ubuzima bwo muri so bayo. Nago tibe ho murese. Efite akagare ndagenda nizo akagare nagendagaho kaduze. Noneho rimwe rero nja ahantu nashonje ariko numvaga nishakira icyo kunywa.
ninjira ahantu bacururiza inuze ibyo kunywa ngenda afata marikeri ikarita Heineken 6 pack niyo bita Mira Light iyo nizoga yaho nayo cyo polisi wese bamfata baramfunga nago wishyuye nyine nafashe kuri gishe bagira ngo nyine nanjye natonze umurongo nk'abishyura ahubwo giye mpita nkomeza ndisohokera nyine ni nko wagira ngo narihaga mbega hari wagira ngo ndibona waga yagize ngo ugeze muri supermarket yawe babaragufunze baramfunze giye ndumva barananyandikiye shop iyo bita shop lifting rero kuri dosiye yanjye ubwo bagufunze igihe kingana iki giye bamfunze byumweru nka 2 cya hafi 2 uragaruka gusubira ku muhanda nongera subira ku muhanda ari umuntu wakugiriye neza muri ubwo buzima ushobora kutazibagirwa barahari abanyamerika hari ugeze kuncumbikira bita Scott we yari umunyamerika asanga ku muhanda amwatigiye uncumbikira ariko mu kizamini ariko we chance yari afite inzabamo none Scott arambwira ati rero kugira ngo tuzajye tubana banze yari afite dogs imbwa ifite icyumba cyayo niho yakoreraga petit boys yamwe maze nkora isuku maze mehe buri kimwe cyose bega imbwa nyikorera isuku byanwaye umunsi wose kugira ngo icyumba nyigire gishyashya arebye akazi nkoze aravuga ati kabisa ati yahise amaho kuba nkajya n'impibera ku buntu ntamwishyura Scott kabisa niba kiriho Imana ikomeze mugirire neza harimo n'abandi bangaburiraga cyangwa ku rusengero usanga abazungu bamaye ibyo kurya imyambaro amafaranga ubuzima bukendera iyo mafaranga barayamaga narabasabaga bakama ugati rwose pe nabasabaga bakama nkanaryoshya ahubwo nk'ufite akazi kwa ko nari giye nyine bya ubuzima bwa muri sinduma DJ nyine byaranyoroheraga aba bigoye yari nka babiri wenda nk'umugabo n'umugore bari kumwe bafite n'umwana nabyo byabaga bibaho bafite n'umwana ku muhanda bariho bibera ko abantu nta muhwe bagira nyine nuvuga ngo kuba umuhumurese ari factor nyinshi zibitera nta muntu wabasha kubafata ansharije gafata umuryango wose awutunge birumvikana ariko leta akabaye ifata abantu nko famille ikabafasha biterwa na biterwa n'ibyaha cyangwa se condition baba barimo kuko hari ushobora kuba ariho murese ariko afite food stamp ariko nk'umuntu waguye muri bankruptcy wapi ibyo byose barabiteje atazabona n'akazi babigoye ko no kuvuga ngo bankruptcy urimo madene nyine ya leta ukananirwa kwishyura igahita iteza ibyawe byose ugasigaramo n'ayandi ahubwo n'andi agasiga kandi noneho kubona akazi kikaba ari ikindi kibazo kubera ko haba ari rikodi ntabwo byoroshye hanyuma rero urumva ko n'ubuzima bwa Tindo ko yagiye ko yagezeyo byabayemo byatunze ku muhanda ngira ngo abakunzi ba DJ Media muri kubyumva kujya muri Amerika ntago ari mu ijuru ngo ubuzima bwose bari ko ubutekereza bisaba no kwitonda ukabamo neza ukagira uko bitwararika ukagira uburyo utwara ibintu bya byose kugira ngo uzagira uburyo ugira umuryango akamaro nawe wasize inyuma mu Rwanda turi mu myaka yo gutravelinga abantu benshi bari kugenda bajya mu bihugu bimwe gushakira ubuzima igihe rero cyo kwitonda cyane kugira ngo ubu wa muntu famille yishimiye ko yagiye mu gihugu gikomeye ariko ikazanishimira ko ari cyo wanayimariye aha Tindo ntago tugumye gutinda cyane urumva turi kugihutisha kuko ubuzima bw'umuntu anyuzemo ari bwinshi ari burebure cyane ariko tugenda tureba by'ingenzi wenda abantu bashobora kumva byabaha na experience y'ubuzima kugira ngo rero ugaruke byagenze bite ngo bakugarure mu Rwanda ubugorore iki usanga nta n'ibihumbi 5 by'amanyarwanda ufite je ko nakoresha ritikire kenzo bundi kuko nabaye muri Arizona mbona ubuzima mbona ni hatari ndavuga nti hoya buriya nagira ngo ngume muri state imwe reka mpindure state
noneho nimindura state arije byakunda nibwo najyaga California Yeze state wabashije kugiramo iki muri Amerika zingahe nk'eshanu Colorado Colorado wagezeyo Denver wagezeyo Denver ni muri Colorado ni mu mujyi state nagiyeyo ngiye gukina ko nakinaga football mbo Flagstaff nagiye kuhakora amasengesho y'iminsi nk'itatu ni muri Arizona City ni city ya Flagstaff ni umujyi ariko utari muri Phoenix nko kuva hano ukajya mu kindi gihugu kimwe bihugu duturanye mu Rwanda ako bari umujyi nyine ahandi ni Texas ahandi ni na San Diego narahabaye na Chicago narahabaye na Dallas ubwo ni imijyi ubwo ariko turacyari muri California noneho na Texas naho nahabaye ahandi ni Washington DC naho narahageze akubanza unasuhuze n'abantu basize inyuma hari batari abanyarwanda almost all my friends you know man just I salute you man, I salute you, my mind and my heart, you know. Yo. For really man, for really if just you gotta watch this our this channel interview. This channel on YouTube it really make me happy man, according to your listening and just let's stay together let's stay together man for everywhere you are, you know. If you remember me, it is me Tindo, you know me more than other people may they can understand about everyone in the USA, you know, not in USA, in Europe, in Asia, in Africa, North America, so from everywhere, you know. Just keeping me in your mind, in your heart, hope we got been in touch, you know what I'm saying? And that's what it is, man. That's we what are it is. Together, yeah. Yeah, together, man. Aba diaspora ariko muri aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane aho n'umugabo yabaye abamwibuka abamuzi yarahindutse bikomeza bigenda bisubira inyuma ariko ubuzima n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi bushobora kongera guhinduka ukundi kuntu. Okay, tujye kwigarukira rero uburyo ki baje kukuzana i Kigali. Ubwo rero wakoze iki? Wari umaze kutubwira ko uvuye Arizona ujya muri California. Yes, anga icyo nagiye kubabwira nanone cyane diaspora. Kambe ndamvuge ku banyarwanda diaspora Rwande Rwandeze Rwanda ni diaspora ni byiza rwose mufite ikibazo mwajya mushyiraho commentaire ariko uyu munsi systeme ntabwo ari kimwe na mbere urumva nagiye 2009 uyu munsi turi 2022 nuko nyine urabona systeme yarahindutse hashize imyaka nk'ubu maze imyaka 9 mvuyeyo naje 2013 ushaka kuvuga atari ko se muri Amerika tubuzima ko bwenda bworoshye bitewe nuko ubayeho aho ngaho mbo nyine nawe urabibona ntago abantu bose baba muri system imwe it depends how a person just you know deal with his life in somewhere. Ubwo rero nabwira nti ahubwo hari icyo byamfasha kuri jewe muramutse mu ntera inkunga y'amasengesho n'ibikorwa ushaka kubwira umuntu ngo mpa amadolari 100 ari muri Amerika agaseka cyane ko waba yumva ari nka sandwich agiye kugura ariko hano mu Rwanda 1,100 umuntu yabihayemo umugisha ahita byamumarira mu buzima bwe nkeka ko harabujya bifasha bitewe nuko Imana yabishatse. Ego kugarura rero ngo wakoze iki kugira ngo bafate umwanzuro wanyu bakuvuga ati Tindo aragarutse muri Afrika umugarurire yawe i Rwanda abanyamerika bakugarure ubwo rero imbarutso yabaye ihe wenda tore jewe ubwo nagiye ngiye Texas Ombwe California ni Texas ubwo nageze California mba ndahavuye njya Texas hari umuntu nari ngiye kurebayo
ahangaha wenda wagendaga n'iki bundi nagendaga na bisi hari nk'abatipe nk'abiri nari ngiye kureba hari umupadiri bitaga Alexi noneho umupadiri yanjanye mu kigo cy'aba Heaven of Hope noneho nyuma yaho nza gutembera nembere mbona akazi ahantu k'ikiraka gukora umunsi ntahabwije baza kumfatira mu nzira ariko njye nafashwe ntabyumvise naciye ahantu habujijwe ko ntago nari menyereye nibwo nari nkigera nemaze icyumweru kimwe ngeze sanatoni maciraye nijoro ntahazi no umupolisi w'umumama nibwo yampagaritse sinakumva kandi yaranturutse inyuma kayegeye ndi kugenda imbere na iPod mu matwi nyine nta kibazo nitezaga icyo gihe numvaga ntacyo bimbwiye ubwo rero we aza kubifata nk'ari nk'agasuzuguro nibwo yazaga kunjyana kuri station ya polisi bo nyuma yaho ubwo bakoregaga iki gusuzugura polisi guca mu nzira zitemewe bavuze resistance nyine ya arrest ubwo marayo nk'amezi abiri yaho baranyimura banjyana muri immigration ubwo rero kuza kureba ubuzima bwose naciyemo yako se ushobora kumara apepure deza waka kazi uri legal person mu gihugu nta deni urimo leta rihambaye utaruzuza imyaka 5 mu gihugu ngo udekarare citizen wenda mfite yego nari permanent resident legal person like American person ndareba nsanga n'ubundi muri Amerika bizangora ngo rero mu rukiko bahita badesida bati deportation mbo nashoboraga kujurira bakaba batanzana ariko ndeba n'ubundi ubuzima mbayemo byaranze banaritaje avuga ni rero rimwe na rimwe ku muhanda baranahapfira baranaharasanira cyari mutoya reka ngaruke mu gihugu cyatubyaye wenda ubuzima buzagenda neza nguko uko naje nguko wavuye Buganda nuko navuye muri Amerika wamburiwe mbarara ko mugari hanyuma se ubwo bagufatiye umwanzuro bahise bagutegera indege yacimo iminsi ngahe yo gufatiye umwanzuro uvuga ngo ugusubize ku gihugu cyawe kugira byabatwaye igihe kingana nk'icyumweru bankorera amadosiye no gushakira n'indege izanzana n'abatipe bazaza banyesikotinze mwarazanye bana mpaka Kanombe hali kuri hano i Kanombe hano kuri airport babiri akitikiyo barayikwishyurira tu itiki ari yabo barazana bisanzwe bamereza abashinzwe kwakira abantu bavuye hanze abapolisi bino nabo barumirwa baratakara bate no bwa mbere pe no bwa mbere n'ubwa nyuma tubonye umuntu uvuye muri Amerika afite $1 yonyine none se tibwira mu byukuri bajya kukuzana nta n'imperekeza baguhaye reka data kandi nawe wimara igihe kinini ku muhanda urya usabye njyasabye buri kimwe ariko nyine yewe sinzi ko navuga mbega none se buriya ndaguha urugero hari abanyarwanda ushobora kubwira ni wenda bancumbikire bakanga hari abagiye ugerageza ibintu byakora kambwira bati because you are a legal person you gotta order your papers to get a job, found a job and get your apartment and make money your own. Don't disrupt the family or the houses for some people. Umva nibyo vuga rero mu gihe nta kazi mbonye ahantu harenze hane hatano Walmart, Fry's ubwo ndikubwira ama company nyine ahantu agendaga na Africa cyane ariko wapi biranga abanyarwanda nabo batirera ati ntago twagucumikira niba umuntu akwimya akazi uri legal person akaba ari sans papier uri mu kazi what is the problem uranye nka barasinga ubuzima nka compare kandi nkasanga
mu Rwanda mafite chance cyane hari amahirwe igihugu cyambyaye nakuriyemo nizemo pourquoi pas ntagaruka basi kaye ngo kuko umuvandimwe Tindo yaje ngo bari i Kigali nibereye i Kigali mu Rwanda na telefone ufite na telefone kubona byagoye pe ase nk'ubu ngize ikibazo natabaza nde nta telefone ni Nyagasare ariko n'abantu badukurikiye uza kugira imubasha kugura telefone byibuze byibuze niyo waza kuri rezo niyo kabaraga amarangahe se ntago ari menshi cyane nuko ratwe urumva akazi dukora durana n'imbogamizi nyinshi duhura n'abantu benshi twakabaye dufasha rero ugasanga ubwo bushobozi twese ntitwabubona kubera ko n'akazi dukora kadutwara amafaranga wajya gufasha abantu twe ku giti cyacu birago ko nakorera ubuvugizi umuntu akunda ikiganiro abareba mubayemo bavuga ati Tino namugurira telefone namufasha iki ariko se Tino ubuzima ubayemo ubu ngubu bundi ukora iki ubaye hute aho uri mu Rwanda imbazi wanyaho uvuka wasubiye kwisuka oya ntago nkiritive ariko yakora ko ndi macuwe nafu nk'umuntu wize ari ukuntu napurika wenda nkabona twize amategeko ari somo nigeze bita philosophie du droit kuvuga ngo gutekereza ukuntu ushobora kubaho ariko nta muntu mbongamiye cyangwa ngo mbe natekereza ikibi ku muntu ubwo rero mwanjye nkoresha nibyo nkoresha ya philosophy nkakoresha ya psychology na ya logique nize na terminologie juridique kinyarwanda urumva ko no mu mutwe baramatseri yose ndacyakarishye matseri yose ndicyari ndacyuzuye neza ubwo rero mbasha kuba mu buzima bwanjye ari naho nshimira inshuti n'abavandimwe ahangaha mu buzima bwanjye hari nk'abantu twiganye segonderi twiganye muri universite diraka wenda runaka nkamukorera kama amafaranga nkabaho gusa muri iminsi ikintu nitaho cyane ndi gusenga cyane saa 12:15 mba ndi Vatican uri mu rusengero ni Vatican ubundi buzima nyine nkahasaringa nyine urumva day by day nyine every single day nyine bana nkabona Imana irabikoze bikanamira ubuzima bugakomeza kabisa wallahi I thank you Lord. Nese mu bintu wize nta kintu wabasha gukoramo mu bintu nize rero giye urumva amategeko diplome uracyaze fito nta diplome ntago na defense amategeko bitararangiza muri ko nagarukiye mu gatatu nagiye nta defense ariko bira kwiga nibisaza nese urankumba nambaye nk'umusitari urabona se nshaje man ntago nshaje urebye urabona ko ndimo neza hari umusatsi wimutse mu mugahanga wagira ni black and white umwe wabaye umweru ndi umukara urimuka ni black and white wararwaje ti umunsi na aperi umunsi gaso gifite ibibazo ufana peri naturel yefana aperi naturel kumwera n'umukara wawe mu mutwe ntabwo kuri wisiga amarangi ugiye gufana peri wapi nabyo kwipetinga azati ufite imyaka ingahe ntabwo rega ari myinshi mvutse ejo bundi cyari muto rwose cyari mutoya 40 yari yashika reka da Turese nanahagaze nubibona sireba nataye physique ndimo neza asa ura kibazo kabisa kibazo urebye ndacyari mutoya ndacyari muto nta ni baby ishwi nta kana ufite reka ntago ndiringa nagutereta wapi ariko ntago ari ukudiringa no kudetinga buriya genda diringa hadiringa abagura bajya muri okazi yenda kibireo madiru narazi ko ari diru mba ndimo reka dusoze ikiganiro ni ikiganiro twajyanaga na Tindo umwe mu bagabo rwose nubwo bayisekeraga atera brag nyinshi nyine n'ubuzima
ariko ni umu intellectuel by the way yarize yasoma yize muri Nili twarayitinyaga kera yagiye muri USA none ubu turayitinya kujya muri USA bisaba kugira gutyo kabiri cyunzwe igihugu gikomeye birumva byose rero ni background itarimba ariko uko ubuzima nyine uherekeza aba ari isomo rikomeye tubera amasomo abandi pages z'ubuzima bwacu bamwe barazisoma bakagira ibyo bahindura rero uyu munsi niba ari cyo wamurusha wamufasha kuko nawe siko yifuza ko yakaba ari muri buno buzima kandi igihe buzanahinduka byose birashoboka turagushimiye wakoze cyane kuba waje ngo tuganire kuri GJS Media dushimire cyane abantu badukurikiye mu kiganiro kuva cyatangira kugeza ubu ngubu ni ikibazo ko kubyagenda kose wagukerera nago yakubura yanaca no kuri nimero yanjye yaca no kuri nimero yanjye 0786539395 niyo WhatsApp bashobora kuducaho twagira uburyo dufasha no mupapa no mugabo twareba ko yazagira umugore akabyara umwana rwose ariko ibyo sibyo byihutirwa nakeko gusa icyihutirwa nje ndashaka gusaba abantu bose bashobora kino kiganiro bankunde nje ndabakunda cyane I love you too much ku bindi rero uri mukunda abantu nyirabaye ndimukunda abantu ahubwo uwifuza kugira inama ngira igitekerezo ari amasengesho cyifuzo nyabuna nguyu muvandimwe Jadari hano nimero irahari muzamukontakte nanjye azashakisha watanga nitangaza kuri radio ukavuga uti aho mushakira mujyambere yike tindo w'umurenge wa Mbaza arakenewe i Kigali ndumva hari umuntu yavuga ati nyamara hari radio Salus yumva radio Salus radio Rwanda ntago twabura tugushakira hanyuma inama nagira urubyiruko buri gihe ngomba kubwira wari wese ukurikirana nyabona urubyiruko ibintu bitatu icyambere twirinde sida ikubiye kangahe karindwi mbo sida ikubiye karindwi egada ubwo urubyiruko twirinde icya kabiri wowe ufite ikibazo cyo kurenza urugero byumwa mu rugero ibiyobyabwenge alcohol ibiyobyabwenge byanywa mu rugero urumva Emilie wonye unywa nk'amazida tinda wewe turacyagasoma se agiye muri misi je nakishije mbo ababyeyi rero namwe bamama ababyeyi turabakunda Imana bakomeze mbifurije umwaka mushya muhire 2022 uza 23 niwo tugiye kujyamo mbo dutangira 2023 2023 cyatwa ngo muzahurye n'uzabarye ese umwaka iyo wakuriye buriya byahinze bite niyo handi nyine umuntu umwaka urangira ari down ntacyo yagezeho nta income ngo yo warandiye urakanyagirwa teste je ni dacha ngo je narawikoreye wese mfite n'imvune za danye icyanyuma tugasoza ati icyanyuma rero mbo discipline ku rubyiruko abakuru mudukunde mutugira inama dutere ikirenge mu cyanyu asu nawe ngo ari umuntu wagutoza discipline ubu jewe yanomanga igifaransa na discipline ntaho byiga ku myaka yawe kubera na tereroma yanjye babona ndi umukama ndi muzehe igifaransa ni ikinyabupfura ngo nta muntu ubyiga kuze ubwo rero babaze ariko abana batwuma nanjye ndi mu bana ubu under 13 voice uri under 13 ndi under uri hejuru uri over 13 ndi over 13 okay umugwa ababyeyi mujye mutugira inama rwose dutere ikirenge mu cyanyu dore ko natwe rwose hari icyo twamarira bazagira buzukuru tukagira igihugu cyacu tukagiteza imbere ngayo ngo kurakoze cyane turashoshe bakoze cyane kutuganiriza kandi butani tugukira nabwo tuzakubone hafi kandi nzi neza ko ubuzima nisomo isomo ku bandi isomo kuri environnement isomo ku bihe tugira twisubiraho twikosora twiha umurongo twikerekezo ciao yari Jado twishime ndetse na
Tindo from Southern Province, Tindo Eric from Mujambere USA, Eric, yes. from UNL, from Code de Science. Iyo twari turi kumwe aha ngaha. Wakoze cyane Emerie. Ciao ciao. Okay, merci beaucoup.